kajya mu kubona akabazo iminsi katarya ugize ngo mani ibyo bireke wowe ushobora kumaza iminsi 2 utarya ariko simurike mbabwite niyo mpamvu babwite mufitiza niyo mpamvu bazanira hano hepfo ku muhanda hari umugabo w'ingaga afite inda nini arambwiye ngo ugize ngo kubera iki mudambaje ngo ako kazi nakahe abuse nakanye arambwiye ngo ndi kuraba kira kinini kira kiri kutubwira ibyubaka aho kiriya gipangu rero harimo ngo kana ngo kananiranye banabuka aje ku ishuri ngo gahaza imireti niyo mpamvu mu kanga kiga nko muri P2 akubura koro akuvuga se amagara kugashimutse nyebura karoshi sushaka kutubwira tukagira tukakwita ugize ngo nuko kagenda tukazana tukabashira mu modoka kajya ku ishuri ibyo biroroshye ahubwo simana hari manga harimo amafaranga yambwiye ko ari bumpe ni cyata tugende nyine senga nyine turagabana henya ako kana se nakasko kugira bagwe 500 ayo 500 uko so kazora kikora kambariza agati ndatwara 700 ayandi 300 sigaye sinzi uburyo muri buyagabana 300 nyine umva kanuga ariko fizi kusetse wewe ko tugiye dukora akaza amafaranga iby'amafaranga turabiganiraho nyuma ibyo kugabana nyuma mu biriki ndatwara 700 400 na 400 murabyara cyama igitipe kirateka narababaye ariko zari bamereye nabi mwemere umani ni wari gukora akazi kanini nyine akazi kanini se mwebwe ariko twakendukanyo sibyo marika twakenduka Murkemesi nako mwemere turakeme 700 400 kize fera petu kakuje kwishuri niki Njyana ubuma kita ngukise Simani bakita Faustin Faustin ko Simani karesha gato imbaraga muramuzi nyine ntabwo tukazi tubwira kigero kari turumva byawe byo Simani abamimbwa mayi zirahara ahubwo zirakarishye cyane kandi wasanga ni ukavuze ati ni muze tugende mani muze tukasa twe turazutinya tugenda ariko mbaga mani tugende guje kumutwereka ugize ngo wasanga ari n'ikinyago cyatinye intare duhuye nayo ngiye nta nyama inindi witingiye inyama y'ubwo bari tugende ugize ngo bashake begure kuko bararushwa n'ubusa kuko nabo ntibari kugira kuneza abantu muvuga byinshi munsebya ibyahindura imikorere yanjye ndekera ibyanjye urebe ibyawe himba mustange gutwihakana ko mpinye tugende huko kumanga mana basa nkaho bitinye reka Yesu dakoze mukamera mbonye umuntu udatinye reka njye nambwa atinye mbwa na umukira ngo narababaye ariko siboya dokomanga subaka nyese wakumanga ko harimo imbogamizi nyinshi ashobora kuba atarimo imbwa gusa harimo n'ibindi bintu asimana umuntu adatinya n'intare bisi kwa rupangu ko ni wavuze muratwara 700 komanga akazi karimo